iyi ni match fixing arangije kwizigira manze nkubaza ikibazo uretse gato tujye muri interview ajya muri nkubaza ikibazo kugira ngo abanyarwanda tujyanemo neza iyi minota banazi bihari ufite amajwi terekamo mbere na mbere yose arahari terekamo gatera nakabazo bacecetse gatera musa ufite amajwi n'ibintu twapanze nta na kimwe nabonye ko babwira ko ndi muri difficulté sinzi ibintu byabaye n'umupira wari uhari ariko mbabwiye ibyo nabonye ntabwo sinzi nanjye ubwanjye ubwenge bwansize navuze nababwiye ibyo tugomba gukora byose ariko nta na kimwe cyabaye mu kibuga navuga ko abasore banyu no munsi banengusha simbizi kuko twari tumeze iminsi tumeze neza twari tumaze iminsi mu dore nziza ariko ni ikintu cyabaye umunsi umwe gusa umunsi wa match ibyo twaganiraga byose ibyo twateguraga byose byari bizima ariko kugeza aho ngingo nanjye sindamenye ibyo ari byo gusa ngiye gukurikirana ndebe eske habaye iki byageze simbizi birashoboka kuko nimba umukinnyi ashobora kuba afite ballon akayiha adversaire bakadutsinda igitego ukabona umuntu arimo aracenga muri surface ibyo bintu ntabwo njye mbyigisha nicyo kintu cyambaye nicyo kintu nabonye imikinire yacu no munsi ntabwo ari kuriya nsanzwe nyigira cyangwa se nsanzwe nigisha ibintu nabonye nimba mfite umupira nka adversaire akantsinda igitego ese coach yakora iki byo gukeka byo ntabwo byabura ariko sinabijyamo kuko ni aswivre ni ibintu umuntu agomba gukira kuko gukeka ikintu utazi cyangwa se utabonye nabyo ntabwo ari byiza gusa ibintu byabaye niyo mpamvu mubwira sinzi ibintu byabaye uno munsi muri ekipe yanjye birantunguye kuko ntabwo ari ibi natekerezaga ntabwo ari ibi nari nzi ko dushobora gukina gutya nimba umuntu ashobora gufata pasi akayiha adversaire ukadutsinda igitego ibyo uwo ari we wese cyane cyane umuntu wese wari uri muri tribune cyangwa se umufana cyangwa se uwo ari we wese agomba gukeka kuko ibintu byabaye yewe nta kintu na kimwe bavuga kuko ibyo nababwiraga byose ni ukubatuka no kubabwira uko mbyumva nababwiye ibintu bankoreye mu munsi ntabwo ari ibintu bisanzwe ndababaye mu buzima ndababaye pe kuko ntabwo ari ibintu natekerezaga ko bishobora kuba nicyo kintu nari kubabwira nababwiye ko banengushe gute umuntu ashobora kuba afite ballon akayiha adversaire gute dukinira muri surface ntabwo ari kuriya dusanzwe dukina balo turayisohora tukayishyira ku ruhande yagera hagati tukabona noneho ko gutuza tugakina ariko no munsi nta na kimwe cyabaye gatera musati sinzi byabaye abakinnyi banje bafataga baro bakayipasa adversaire agatsinda abakinnyi banje bafataga umupira bakajya gucengera mu rubuga rw'amahina bakihera adversaire pass agatsinda siko dusanzwe dukina atwari muri tribune wese yatekereza ko twariye ntabyo nabigishije abakinnyi banje bariye kandi koko ntanjye nabikeka match ko wa gatandatu abantu bose bavuze ko ari kimwaro ku mupira w'amaguru mu Rwanda uhereye ku muntu bita Ayabonga Rebitsa umutoza wa fitness wa Rayon Sport yaravuze ati nta fair competition iri mu Rwanda byagakore ko ari igisebo ku mupira wo mu Rwanda ati ibi ngibi wabijyana muri CAF Champions League cyangwa Confederations ati wabijyana muri CAF ko nako yakarengejeho amarushanwa ya CAF ati mukora cheat yabyise cheating mu Kinyarwanda ubwo se kimwara avuga ko ari cyane ari cya Rutsiro umupira mu Rwanda ariko nyine urumva arashingiye kuri match yavugaga APERI ntabwo babica ku so rero uyu mupira turibaza ikintu kimwe harimo competition ntayirimo Rutsiro yatsinzwe umukino uko bitari bikwiye ibitego 5-0 uwo bita Kayishema Tititsieri yatwibukije ko match 6 ziheruka Rutsiro ikina na APERI imikino 3 yatsinzwe hejuru y'ibitego 5 kone bukandi ya bitandatu byari muri 2022 niba nibuka neza APERI hanganye na Kiyovu irusha Kiyovu 2 cyo genda byo kari ifite 46 ngira ngo Kiyovu ifite 48 de ifite 42 yari AS Kigali bro bashaka gutwara igikombe bya bintu byakinwaga mu mapure AS Kigali nganya manota na APERI bazabara difference y'ibitego icyo gihe se hanganye izi kwirwankana na Kiyovu kuko icyo gihe ndibuka Kiyovu yaretsinze polisi 2-1 APERI nibwo atsindaga Rutsiro 6 ita yongeza na Marine ibindi 6
my friend abanyarutsiro so muhere kuri interview mugire icyo muyivugaho. Perezida wa Rutsiro twaramushatse ngo tuganirize atubwira ati turareba byari umuntu wo muri kuva kwa gatanu hitaba telefone. hari umuntu wo muri Rutsiro wo mu mambure ukomeye cyane twaganiriye arambwira ati ubu ngubu nibwo ngiye guhaguruka mu Rutsiro ati match yacu ntago nayirebye ahubwo ndiho namuhagurutse mu Rutsiro ati nje kwirebera reyo yejo ati kuko ngiye nk'umuntu mukuru amakuru narayemenye ntago nakwirirwa ntwika amavuta yanjye ngo njye kureba iriya match nahisemo kwigumira iwanjye n'umugore n'abana ati nzajye kureba Rayon Sport. Akoze ikintu cyo baje bamugane utwara ibintu biba nkuko ariko wenda hari amakuru rufite mbere ariko bavuga ngo ni bya bindi babivugwa mbere y'umukino utayishingirwa n'umuntu wo muri komite uwo se umuntu si umufana ibintu waraye wumvise neza bigasa na resulta z'umukino kwizigira ibingi umuntu yabirebera gato n'amasegonda mato. Narice muri weekend nsubiramo neza ibitego uburyo byatsinzwe kuko nk'umuntu utaruhaje kuvuga ngo wenda ni concentration nke cyangwa se ugashaka kubishyira ku bakinnyi runaka. Nibwo bwa mbere kera umuzamu wa Rutsiro Matumele igitego cya mbere bamutsinze Matumele Nzombo Arno igitego cy'umutwe cyari cyambere yo kapiteni cyari cyambere wataramutsinze yari cross uvuye kwa Claude rwose n'aba defenseur Rutsiro bamureka arazimuka Matumele mu ishusho ya Patrick atera baro free header ari ibintu kera ariko aho ushize umuzamu ari kufata ari ibintu kera twakinaga turi abana byo gufata ibihori muri murabyumva kera twari dukina tukiga muri primaire muri abana bamuvuga ngo mu kera gihore tugifata nibwo bwa mbere nabonye umuntu ugwa kuri kuva nabaho kugweta bishaka kugwa nk'ufata igihore nubango we yaguwe atirambye nubango buryo wirambye urambura amaguru n'amaboko byostiramba ariko we yaguwe nk'ushaka kwicara no musama gihore. Igitego cya kabiri rero gutira ku bitego igitego cya kabiri uburyo ruboneka yateye baraka yamuro hejuru bisanzwe umuntu ukoze tije baradegaje bisanzwe bashaka kura build up bahereye inyuma bohereza imiro gatatu wabo aho kugira ngo ndawushyira imbere aravuga ngo ruboneka nabone kira hafi arakamusunisha arakamuhereza ruboneka kura control ajya muri box rwose yize muri box wenyine pe aragenda deposa mu izamu ubwo sagihobe wawe arongyaguye nabi arongeye irambye nabi urumva ariko igitego cya gatatu pe ni abantu bose baravuga ngo wenda Rutsiro ni concentration idahari ariko icya gatatu nacyo gatera musaye avuga ngo ibi bintu byo gushaka guherekanya muri box umuzamu hereza umudefenseur akamusubiza umuzamu akongera akawufata akawufunga n'abakayera umwataka nka Watara paka batsinze mu meda gatsinda niho hantu bavuze ngo byanze bikunze Rutsiro ibyo iri gukina ntabwo ari umupira w'amaguru ahubwo iri kwira APERI ibitego kugeza icyo gihe pe hariho n'abantu batangiye kwisokera muri stade uze kubaza Ruvuyanza abantu babonye ngari kiramico bakabigenda post manavuga ngo ndamutsa ngo zimukiye ngo Rubavu umutoza w'abakiri muzayidize rando die muri Amerika niyo toje umukino. So ibyo turimo turaseka ibyo tuvuga byose mu by'ukuri Rutsiro njegana abantu baramutegereje ariko sinzi tunari hasoma n'abasoma artifact nguko rero bakunzi ba waramutse Rwanda ni ikipe ya APERFC iri ku rugamba rw'igikombe cya shampiyona n'ikipe ya Rayon Sport aho harimo ikinyuranyo kinota rimwe ryonyine ku munsi wo kwisabato nibwo ikipe ya APERFC yakinaga n'ikipe ya Rutsiro hari mu karere ka Rubavu mu gihe ikipe ya Rayon Sport yo yakinnye ku munsi wo ku cyumweru. Kwa gatandatu rero ikipe ya APERFC ibiri manukiye mu karere ka Rubavu gukina umukino ukomeye cyane n'ikipe ya Rutsiro yari imaze igihe yitwara neza cyane dore ko mu mikino 17 ikipe ya Rutsiro yaherukaga gukina yatsinzwe mu match imwe ni match yari itezwe n'abatari bake ariko uburyo umupira waje kugenda n'uburyo warangiye nabyo byaje gusiga inkuru dore yuko na makuru menshi cyane byasize uruntu mu bakunzi b'umupira w'amaguru umwe mu mupira utaravuzweho rumwe n'abantu mwabyumvise interview RB yagiranye n'uno mutoza w'ikipe ya Etenser ya Rutsiro sori nawe avuga yuko ibintu yabonye atari byo yariteze atari nabyo yatumye abakinnyi be dore ko umuzamu wa Rutsiro we wagira ngo arari gukina komedi mu kibuga
nk'uko rugangura AXER yakomeje kugenda bitangaza. Bafataga umupira bagapasa abakinnyi ba APERFC bagatsinda ibitego. Umwe mu mikino yabihiye abari baje kuyireba. Mwabyumvise ngo amagambo umwe mu bayobozi bagize staff y'ikipe ya Rutsiro yatangarije rugangura AXER ati match nge nago ndi buyirebe tindizamuke ngiye kwirebera Rayon Sport ndetse n'ikipe ya AXER ati kuko uyu nguyu wo wararangiye ibyaho ndabizi. Kumva yuko rero ni ibintu bikomeza kugenda bihesha isura itani nziza umupira w'u Rwanda muri rusange. Kimwaro gikomeye cyane ku ikipe ya Rutsiro, bintu iri gukekwa ko yaba yarakoze ubona atari ibintu bikuye ikipe ya nyayo ishaka gutera imbere. Ngayo nguko rero bakunzi bacu imbibutsa yuko ni waramutse Rwanda niyo shene uzajya udukurikiranaho ukumva amakuru y'imikino agezweho ari kugenda avugwa haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Mwibutsa gukanda subscribe nimba utarayikora. Ciao.